ntabwo ari coach abivuye ni Bruce Melody. Ibyo uzabyemera ari Rugaju wabivuze niwe ushinzwe kubavugira. Naho Melody se aba yahaze urukundo rw'abafana. Fana ba Majano bari kusaba ngo muzamure baba bamusuhuze baramukunda cyane. Amaji afite abakunzi nta bafana afite. Amaji niwe muhanzi. Kesi dono. Samuel si wowe wenyine. Baravuga ngo aratose. Wowe wenyine. Samuel ntabwo ari wowe wenyine. Ako nk'abantu bavuga barakubita bakabwana urukundo basi. Ariko Amaji uranyibukije. Oya tuza ariko nawe ntukahita wihuta cyane. Uravuze ngo Tiwana arahubagurika. Oya ntabwo ariko avuze. Kabisa. Nibaze kubaza ntuza Tiro. Yakubwiye ngo yaraje yasizeho. Naza azambwira mayi ntabwo buriya araza hose. Na Young Jerry waje nawe byashiriye aho ngaho. Nzajya mbatungura nge nizire bucece. Young Jerry yarambeshye nawe. Amaji je kumva yumve ndi muri Nyabugogo ndi kumbwira ati nta adresse ngugereho. Aho ngaho ni fresh. Adresse ngugereho muvandimwe. Ikibazo nuko yamara kabiri. Ikibazo nuko twumvisha ko usindisha abantu ugahita wirukanka wisindishije. Yewe ngusanze mu kabari kawe ukangugasinda ntago mba nagusindishije. Oh yes. None se mba nagusindishije gute kandi inzoga ari zawe uzanazishyurira. Reka nze nanjye mpishe inkoko zanjye. Usanze mu nkoko zanjye ukazirya ukirukanka. Aho ngaho rwose niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu ni ikimwihishemo bro. Nuko zirya nakinze gate natananje. Ikintu ukora uravuga ngo izi nyama ntabwo zavuye mu ijuru. Nukwishyura mbere. Iyo ni kamere y'umuntu wese urumva wagize amahirwe yo gusohoka muri Kigali. Turabizi ko tugomba kwishyura mbere niho kajya kuvuga ngo ndaguha amafaranga nyuma. Nakongeza n'udusenda baba witwa izinda ariko wavamo gutyo. Ariko byo ntabwo umuntu yagenda gutya ariko bajya babeshya. Nanjye se ko nanywa inzoga nk'umuntu mba nahuriye he nawe yo kanyaba. Ni kuri iyi mihanda nyine ahita kurabura. Bagahambirwa Imana izabafasha. Uwo nzasindisha azandega ntibabyemere. Ase ubwo wajya kurega umuntu ngo narasinze. Ubwo wajya kumudega gute ngo warasinze. Ibyo bintu subizi ko habamo ubwenge bushukanye. Aya ntago warega umuntu ngo yaransindishe. Ahubwo wagize impano urasinda abandi barabibuze. Oya. Ibyo byo ntago byakora. Abantu rero ndabona batangiye kwikubita hasi baguye agacuho. Tiwana uri kugenda ukora ayo mafagitire uri kohereza n'ibiki ibyo ngibyo. Ndi gupagasa mani. Uri mu kazi se? Ni mama mba nkarimo mani. Courage kabisa. Ntuzantsindishe. Oya nta mugabo usinda bro. Mugabo arizihirwa. Ahubwo waranyizihirije. Narizihiwe. Waranyizihije. Nukwizihirwa ukamera nka wa mwami wizihiwe agatanga byose agatungurwa no kumva ari gusaba igitwe cya Yohana. Cyangwa cya giceri cyumvisha kiri hiti kigatanga imirizo bro. Mberewe no kutagira umurizo. Oya cyo cyari yibagiwe. Abantu ni abahanga rero bro, baragira bakakwereka ko uri umuntu wadanje kuri bo
Mm. kwiyambura byose bakaza kukubwira kuri ikigori. Niyo mpamvu naririmbye indirimbo yitwa Ndimbwa. Aho mba rero Kugira ngo n'abakire tuzagira umuntu. njyewe indirimbo zawe abantu batoya bapfa kuzumva. niba ari ikintu cya mbere kijya gituma nkunda indirimbo za Ama-G ni titire yayo kabisa. Ndimbwa Ubwo sobanuka iki gitutsi kindi. indirimbo ngira amatsiko yo kuririmba, nshobora kuba nzi ijambo imbwa ariko Iyo ushaka urayibona. Ndimbwa Ariko Ndimbwa irinda shebuja. uruhinja harya ni yayindi w'umuturanyi nitwa n'ikigunda we na Rafiki, nzi nyinshi cyane. Shaka Ndimbwa. Iravuga ngo ariko imbwa biterwa n'imbwa iyo ariyo. reka nkubwize ukuri, imbwa irinda shebuja kandi ku gapura kayo ntihaburaho ivubi. Ako kantu nako karimo. Ku gapura kayo buriya nta vubi riburaho. Imbwa y'ubukana mani.